Kamika uraho neza winjiye se mu buganga ryari? ntabwo ndi umuganga. None se niba utari umuganga ko wari uje kuntera? Nari nje kukwica. Kamika wari uje kunyicira iki? Bakuntumyeho ngo nze nkwica. Kamika nzira iki se mwana wanjye ko ubizi kuko dusanzwe tuziranye? Ikintu gitangaje nuko nari nzi ko atari ari wowe nje kwica. Ariko Imana iremera impumyi ntiyumirize. Mana ujye ukomeza undebere unyumvire. Imana iragukunda ubwo ni uburozi wari uje kubishyiramo cyane. Nta n'amasaha 2 wari kumara. Mwana wa ninde wo gutumya kunyica koko? Ni mabuja wanjye, ni umukobwa witwa Niki. Niki wahehe? Sinzi niba umuzi, niwe mabuja wanjye niwe wakuntumyeho. Usate Umukobwa w'inzobe gutyo ukuntu utabyibushye. Nagatanga Uramuzi? Ego se mwana reka tuganire. Kiza amahirwe ko icyari kikuzanye kiretse. Akubwira se kwa nziza iki? Sinzi, gusa ugize amahirwe kuba ari wowe. Njye yampaye akazi, naje nje mu kazi, gusa nibutse neza wangiriye. Nibuka ahantu wankuye ndi umwana mutoya ku muhanda, kanzana mu rugo nkiga. Nubwo nasoje amashuri nkajya hanze y'ubuzima nyine bikagorana, ariko yewe wasiwe, yewe wasiwe. Tugira neza wigendere. Kumbi n'uwo mugambi afitiye. sinzi icyo mupfa, gusa wirinde kandi umbabarire bibibanga, kuko ari njyewe ari wowe, twese byatugira ikibazo bigiye hanze. Mwana wanjye Kamika ntabwo nakuvamo. Gusa icy'ingenzi cyari ukumenya uwagutumye. Naho ubundi kubivuga ntacyo nkaguta hanze ugahigwa bukware ntacyo byamarije. Usenge cyane kandi wirinde. Hanze ntabwo bimeze neza. Ni ukuri. Ndagushimiye mbivanye ku mutima. Kandi nanjye mbabarire. Urera. Nageze hanze ubuzima biranga, nyuma yo gusoza amashuri. Nese uba kandi ko kazi baguhaye? Nisanga muri ibintu bitari byiza. Mwana wanjye se ko ari uguhita mu rufu. Ibi bintu yakujyanyemo no guhita mu rufu. Ushobora kugira icyo wakwica umuntu wafatwa? Niyo mpamvu nkubwiye ngo umbabarire, njye nawe bibibanga. Gusa wirinde cyane uriya mukobwa. Sumbwiye ko muziranye? Mwana wanjye urakoze. Nk'ukuri. Ubwo ari gukira rero, kangende ubwo nzakomeza nza kukureba. Kandi wirinde cyane, mbabare bibe n'ibanga. Yewe urakoze mwana, ibyo bintu rero ujya kubijugunya muri wese. Niko bimeze. Babajwe n'umwana wanjye. Ujye ukomeza utwirindire. Mbona n'ubundi imbaraga zacu twakoresheje zapfuye ubusa.
Niko bigenda nyine uyima adafite amafaranga cyane we niko bibayezo. hako nagize ninginga Samu ngo mbabarire ngira ute ariko sha uri umukobwa amenye ko waragapima bakumvira ubusa n'undi ntacyo bitanga. Nta kintu utakoze nanjye. Nta muntu n'umwe wanyizera pe, uramubwira wo akabona uri kumwesikora ukabirenza ibyo wakoze, utangira kubitanga amakosa wakoze. Ntungaze uriko nagenda umuntu wafata amata n'ukuntu nzi ibisobanuro, igisobanuro cy'amata n'uburyo nyubaha nkayatokoza kuko ngashyiramo ibisi. Umwaka ukuntu uza nta nategera natuye umuntu ko nari mbizi ko ari uyazana kukiminira abi. Aho uzuza ushaka kuroba umuntu wayuza ku bintu ngemura siriba. Ahubwo se warunyira mu amata katari ikintu watokoza ngo ntibigaragara. Waba wabuze n'ikindi kintu umushyiriramo niba sana Ikinyoma kiruzamishwa nye. akundi mpuwa wabwira Samu amakosa yose yanike. Oya. Wumva bitewe n'ibyagiye riba byose biragoye ko yakumva. Ngundi yarifata ko nyine ari bya bindi byawe nyine byo bisanzwe nyine ntabyo. Nakumva rwose. N'urugo no kwicara n'akareberera. Nsuwakwita. Ikindi wakarusa nta kintu nta nzira nimwe utaciyeho ariko wa amindi wayimaze. Ese kutambwiye ba bantu bashaka za modoka bahageze? Niki? Ese uri mubi? Ntabwo uri kumva ibyo nkubwira? Ndakende kubyumva. Oya. Ibintu ugiye muri telefone biruta akazi ni kukubaza ba bantu bashakaga ya mamodoka mwize kubonana bigeze bagira hano? Bari baje ntabwo baje. Niki, are you okay? Yeah, I'm fine. Ibintu uri kureba muri telefone ndakurangaje nibi? Ntabyo meze neza njyewe nta kibazo. Are you sure? Yeah, I'm good. Okay. Mbwira rero byagenze bite? Mwavuganye hari ikintu mwagezeho? Kuko mu kanya dufite inama urumva nabo tugomba kuvugana urumva. Niki, what's wrong with you? No, I'm fine. I'm okay. Ikintu uri kureba muri telefone ni? Sorry. Nakunge. Please. Niba turi mu kazi turi kuvugana ibintu bijyanye n'akazi cyumba barira, niba ari bijyanye n'akazi it's okay. Ariko niba nimvugana nge nawe inyumva kumvikane sibyo byiza. Ndashaka kumenya nyine wira ngo dukore raporo niza kujya mu nama nzi icyo ngomba gukora. Bari batubwiye ngo ragaruka. Bagaruka ryari se? Twabonye muri telefone barambwira ngo barashasha kandi barampamagara bambwira ngo bari kansorinze kubera adakora ko ari buje. Babikansorinze? Yagize gahunda nyinshi ikambwiye agari Kigali. None se kuki mutabimbwiye? Erega haba hari abandi bazikeneye. Nimba babikansorinze ubuse dufite ikihe cyizere ko bari buzeme? Baragaruka gukora iki nimba bazikansorinze? Oya ntago bakansorinze nuze oda yabo. Ubwo babuze umwanya wo kuza kuzireba. Ariko ngani time baraza nyine bazi nuko uyu munsi atari Kigali. Ya ibyo ngibyo rero ntukabyirana umbwira kuko hari benshi baba bakeneye imodoka abahagarika kugira ngo turebe nimba kuko waje mbere niwe dufata. Sonjya nzajya mutamumenyesha. Ariko ubundi rero ko jya ngo
nta n'umwe ugira nabi ngo areke kubiryozwa. Uriya mukobwa aryojwe ibintu bibi byose amaze gukora. Ko yabiryozwa ubuzima bwe bwose. shana kuri okokera bo nta wamenya iby'isi babi. Nyaze kubona nyine ibintu byose twagerageje abigiriramo amahirwe igihe cyose. Shabira amagara amahirwe ariye. Se ni iki kuri we? Iya minsi 40 Kuri we ntabwo yahirwe nyine kuki birangira bigenze. Hari sizi upanga ikomeye ko byanga. Ninjye cyo kitabetse. Kago byonyine reba akantu gataba yagukoze kakaba karemereye bingana kuri ku mata gusa. Kandi wowe ugerageza impande zose ujya mu magambo we bari kubikarangira byanze. Ariko we ku mata gusa Erega ariko amubwira iyo uri bandi uri bandi. Wa mukobwa nibandi ku buryo wa mugani we yigeze mbwira ngo nje nange njumwe ngo ndembe ibyiri. Tani yavuye hasi za hejuru pesa. Ariko icyo atazi niko Imana yo wowe watenambye n'Imana igatera intambwe uramukina. Umunsi yamwemeje, umunsi yamuhanye. Izamwani kuri mukobwa muzamureba. Ikibazo niko bizaba yarageze ku ikashaka. Hari Imana ikureka ukabona impango yose uri gucamo ukabona ugiye kugera kuri finali. Yewe sometime kana kureka ukayisatiraho gato cyane. Yarangiza ikazi kaguhurutura ugasubira kuyize cyangwa munsi yaze. Handi noneho ugira imbaraga wakoresheje. Urarega Imana itaguhanye wageze hejuru cyane amwe wibwira ko ufite ubwenge burenze cyangwa uri umuntu hatari. Ntago wajye wakumva nyine ntacyo bitwari. Ariko irakuri gukoresha za mbaraga zawe bwa bwenge bwawe wumva ufite handi ugeze ku gasonge ikakumanika kubwira ati niyo ringa. Ntago uri umunyabwenge n'amukurenze. Nazi Imana itinda kurikora nk'iki kibazo kirangiye. Hari ikibi tatinze ahubwo ariko twananiwe kwihanganira icyo turi gucamo. Kandi cold after Mary yupatsemo. Ikindi nkeneye kumenya ibintu kuri telefone. No, ntacyo ubwo sinzi ni kwa kundi umuntu aba ari kure mu mutwe wenda simbizi. Cyangwa uri konshi? No. No, ntabwo njya mbitekereza. Umuntu yagutejeje umu? Uburyo nta muntu waneteje. Nta muntu wanesheje. Okay. Rero zino ntuza ugende uzikosora impapuro za product za wa mu Tanzania nyine Masudi. Nande wimbara ntasinye mbene uze kuzingarura ukore kopi yazo nyiko iyo ngiyo urayingarura. Bijyo tayengiye muri pose ho gatoya. Ndabona na hano Next time mukazo wazo. ndabona hano hatakoze kasigiramo gukoye. Si ukatamamagaye kwere. Tiro namuhaye se ntayo yakoze bimeze bite. Ariko akososa kora hariya wana kamamagara ahubwo tubona ariwe dupanze. Umuntu yanyiciye diro kabisa. Ntiyamamagaye. Nta feedback. So bite shari? Umeze neza? Mbase ko mushaka twahuriye ahantu tukaganira gatoya. Izo sawa? Okay, nta kibazo. Ufite abarwayi se? Usubwa abarwayi namwe mu bitabakiriya. Ufite abakiriya. Okay, sawa. Ubwo rambwa nanjye reka nze tuhita tuhahurira none. Sawa. Kanipangire basi ndonda atari serious.
ubaza ahubwo bazamereze award. Yeah, thank you. Bite? Ese nize buri munsi n'akazi ufite? Yatubatse. Jema agahendikeni kwash. Kwaje se akura cyangwa hendikeni we? nanjye niyo Hey. Yatari. None sanga sikurusa tuma mu kazi banyukana. utise ukaniki Kuva kera ko batagutemye ku ishuri, so bari bagiye kugutema ariko ku ishuri se ni iki nakoraga naravuraga wowe. Warasinde uvura abarwayi amwena. Uko mwana. None se ku kazi bimeze gute? Biragenda. Neza umuganga no kwakira abarwayi buri munsi, abakira, abapfa, ni tutanfa. Abapfa mama afite namo. None bavura. Koje cyane. Gakoje cyane. Ako njye nta nkunda kunywa inzoga hateretse indi. Bisize muri firigo. Okay. Okay, thanks. Biteze bakwita nde? Je nitwa Eric. 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 Ufite shari? Kumuteye isoni. Wenda ndashaka guha umukobwa wanjye ari single. Wa mama ntabi. Nawe ndabona rimwe. Mbona ufite isoni. Wowe buryo bwo. Tangiye kuzimutera. Enjoy. Wese bwarakwemera. Thank you. Mva mana we. Iki gisa mbana cyiza. None se mva mbwira amakuru yandeze nimbe asikuba wabuze amahoro. Umva mbwira nyine none se bimeze bi. Mbwira utavuga. Wana yanjye. Kaba gakonje neza gute? Sinkunda fone yawe nikijya urambika telefone. Hari umuntu dutanye gahunda rero urebye. Ikirana yo kuri telefone igiye uzajya ureka duhure na gahunda ufi. Ntago ari gahunda yo kugenda cyangwa ngo aze kundeba. Oya ni kuri telefone ahubwo. Kuma diwarine. Umva simbwira. Sikamubaze. Kazi wanyu. Amuntu wapfuye. Wapfuye? Kwa muganga se habura abapfa. Bapfa buri munsi. Kwa muganga nyine baritanisha ariko abapfa abakira babangana. Ataje. None handi ubuzima bwanjye nakazi no mu rugo none ubuzima bwanjye bwabaye akazi akabari niki. Sibyo se? Akabari ngo ubuzima bwawe nakabari mu rugo no tutarongera gura ubuzima bwanjye bwabagara akazi nakabari no mu rugo. Ubuzima bwanjye bwabagara akazi no mu rugo. None ubuzima bwanjye bwabaye akazi mu rugo na niki. Hari umuntu harwariye rero. Hamukesha gutya w'inzobe urwariye mu cyumba cya 17. Ego uramushye wenzibona mama Nyambo. Sinakona Nyambo ntawuzi. Uramuzi uwo mukecuru w'inzobe nyine ufite muko nakuzemo. Anahamaze iminsi ndamuzi ni nanjye uri kumwitaho muri iyi minsi. Ameze neza ari kugenda akira yorohera. Wose umuzibo ufite stress shashara nubwo ndi guseka ariko igihe gutya afite stress zawe wowe ntizijya zishira ufite zima muzima ubwo ari kugenda wakira. Wafite stress uyu munsi wagiye kwaje ujya uyu munsi ragiye ariko ejo nimugoroba nyuma y'indi ni muzima nta kibazo na kimwe afite. Sasa ndabikubwira gute uriya mukecuru afite umukobwa witwa Nyambo. Wanzengereje n'ubwa ngo kunzengereza mve kunjujubya kuri rwa rwego banza sizi ukuntu nabikubwiye. Byambereye mbese imbogamizi mu bintu byose. Nzira neso ngo Sorry. Ndagukonje cyane. No, Jimmy Ivy Makasada. Kana tayemo rinyi nanjye tayi. Urumva uwo mukecuru rero sinzi nyine ukuntu nabikubwiye ariko nyine
birebire ni inkuru ndende cyeka nyikubwiye yose bitwaye uko ningana. Thank you. Kuko ubwo ningana numva ni indende. What is this? Down. Gwe ati cyane. Kora ni cyo mwana. Watinze ariko aho uzajya ugera hose jya ubiba imbuto nziza wigendere. Nari mpfuye. Nkizwa n'iki? Nkizwa nuko uwo mwana namugiriye neza. Mu nzozi ariko. Mu nzozi. Mu nzozi. Wari upfuye? None se aho umuntu aza kuntera urushinge kugira ngo andangize? Ntabwo nkubeshya Nyambo, ntabwo nkubeshya. Yaraje aje kunyica Imana ikinga akaboko. Uri kuvuga ibiki? Umuntu yaraje kugutera urushinge rwo gupfa rukwica? Mwana wa nongere mbisubiremo, aho uzajya ugera hose jya ubiba imbuto nziza, kuko ntabwo muri ba bantu ugiriye neza hazaburamo kwishyura. Ubwo uzi ngo ninde wari umutumye? Nasi. Oya Nasi ho akura mwana w'umukobwa umwishiriramo iki? Ntabwo ari Erega yaratwanze ma yaratwanze, kuki utumva ko yatwanze? Ariko ntiyanshinze n'iki? ugize gute? Ma Niki yatinyutse yohereza umuntu ngo agutera urushinge rukwica. Ni cyane rw'ingusho. Yarenze wa murongo tukwana muke. Oya ariko mwana wa nubwo nkubwiye uko byagenze ntabwo nkubwiye kwihorera, nta nubwo nkubwiye kugira nabi. Nta mukecuru uriya mukobwa uriho buriya nzayirejemo. Uriya mukobwa sinamubwiye ko banere iviyari nawe wanere ivi nyine nubwo ari mwiza ari ikisi. Madre